Hamugunes TV, channel nziza yacikenewe mu Rwanda. Isi yose nimushigikire kuko ifite ibiganiro byiza byubaka ikagirira neza abababaye, gufasha imfubyi, abapfakazi bari mu magereza no mu bitaro. Bakunzi ba Hamugunes TV, nongeye kubasuhuza, ndabifuriza amahoro y'Imana n'imigisha iva kuri yo, kandi mbifuriza umunsi mwiza ku bantu mwese mudukurikirana muri mu bihugu bitandukanye. Abari mu kazi ndabifuriza akazi keza, kandi namwe abatagafite ndabihanganisha, mbabwira ko uyu munsi ushobora kuba byanze, ejo bigakunda. Nta gucika intege mu buzima, niko bimera. Uyu munsi ushobora kuba nta kazi ufite, ejo ukakabona. Uyu munsi ushobora kuba wabuze ibyo kurya, ejo ukabibona. Icya mbere ni ukudacika intege, ukiringira Imana, kuko Imana niyo igena byose kandi niyo itanga byose. Biragatsindwa rero kuba wacika intege bitewe n'uko ubuzima urimo bumeze. Icya mbere ugomba kwiringira Imana, kuko Imana niyo itanga byose. Uyu munsi rero tugiye kubana namwe tubagezaho aya mateka y'uyu munsi turimo twitegura, dusigaje amasaha make ya kwinjiramo umunsi wa Noheli. Tugiye kubagezaho amateka yawo. Ngiye mugiye mukurikirana ni Hamugunes TV, ngiye mugiye kubana nawe nitwa Hagenimana Orufe. Mbifuriza kujya mukora subscribe ku batarayikora, share ndetse na comment, tukajya tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Nk'uko nabibasezeranyije, ngiye kubagezaho amateka y'umunsi mukuru wa Noheli, aho tuba twitegura ivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ni amateka maremare kandi afite icyo avuze ku bantu b'abakristo. Nk'uko bisanzwe ni byinshi, banditse byinshi, ariko tugiye kubagezaho bimwe ku batari bazi ibijyanye n'uyu munsi mukuru turimo twitegura. Umunsi mukuru wa Noheli ni umwe mu minsi mikuru igize umwaka, wizihizwa n'abantu batari bake hirya no hino ku isi. Kuri uyu munsi abakristo bajya mu nsengero kwizihiza ivuka rya Yezu cyangwa se Yesu Kristo, ndetse bamwe bagahana impano zitandukanye. Ese uyu munsi wizihizwa n'abakristo, inkomoko yawo ni iyi? Ese wizihizwa kimwe na hirya no hino ku isi? Ariko uko byasa kose, sinzi nimba ahantu hose ku isi ariko bawizihiza kimwe. Ntabwo ari kimwe, kuko ibihugu biba bigiye bitandukanye n'imico yabyo n'uburyo ki bafata uyu munsi mukuru. Tugiye kuganira rero kuri byinshi bijyanye n'uyu munsi mukuru wa Noheli, kuko abantu benshi bagenda bibaza ibibazo bitandukanye, ugasanga ntabwo bari kubisobanukirwa. Mu busanzwe ijambo Noheli rifite inkomoko mu rurimi rw'Igifaransa ryitwa Noel, naryo rigakomoka mu rurimi rw'Ikilatini Natalis, bisobanura amavuka. Mu Cyongereza bikaba Christmas, ndetse bamwe bagakunda kwandika Christmas, aho inyuguti ya X isobanura Christ cyangwa Kristo mu Kinyarwanda. Kwandika Christmas nk'impine ya Christmas byatangiye mu kinyejana cya 16. Umunsi mukuru wa Noheli wizihizwa n'abakristo ku wa 25 Ukuboza buri mwaka, hibukwa ivuka rya Yezu cyangwa se Yesu Kristo wavukiye i Betelehemu. Kuri uyu munsi abakristo bajya mu nsengero mu rwego rwo kwizihiza, ndetse bakabaho no kwishimira n'imiryango yabo ndetse n'inshuti. Abizi ko uyu munsi wo wageze, habaho kwishima gutandukanye ku bakristo, bishimana n'imiryango yabo. Mbese aba ari ibintu byiza cyane, bikomeye cyane, haba mu nsengero se na nyuma yo kuva mu materaniro, ubona ko ari ibintu byiza cyane byishimiwe. Gusa bikaba ibibabaje cyane kubona nk'abantu azi ko ari umunsi w'ivuka rya Yesu Kristo, bakagenda kugira ngo bishimishe mu bintu byiza Imana ishobora kubonamo ko
bari kwishimira umunsi wayo wo kuduha umwana wayo Yesu Kristo, ugasanga bo bari kujya mu byaha. Ntabwo ari byo rero, tugomba kujya twisubiraho. Nk'uko bisanzwe rero turakomeza tubagezeho ibiranga uyu munsi mukuru wa Noheli. Noheli ni umunsi uhuza abantu. Mu rwego rwo kwitegura uyu munsi, hirya no hino ku isi abantu bagura impano zitandukanye zo guteka amafunguro batari basanzwe bateka, ndetse no kwishimana n'inshuti zabo ndetse n'abavandimwe, batibagiye no kujya mu nsengero bibuka ivuka ry'umukiza Yezu cyangwa Yesu Kristo. Inkomoko ndetse n'amateka y'uyu munsi mukuru wa Noheli. Hari amakuru avuga ko itariki ya 25 Ukuboza yaba ifitanye isano n'umunsi mukuru wizihizwaga mu bwami bw'Abaroma. Ku munsi w'ivuka ry'izuba ritaneshwa, bishimira ko izuba ryongeye kuboneka. Uyu munsi watangiye kwizihizwa nk'umunsi w'ikiruhuko ahagana mu kinyejana cya 4. Noheli yizihijwe bwa mbere ku wa 25 Ukuboza mu mwaka wa 336 nyuma y'ivuka rya Yezu cyangwa Yesu Kristo mu bwami bw'Abaroma. Ahagana mu kinyejana cya 3 cyangwa cya 4 nibwo uyu munsi mukuru wa Noheli watangiye kwizihizwa nk'umunsi abantu bibukaho ivuka ry'umukiza Yezu cyangwa Yesu Kristo, byemejwe n'umwami w'Abaroma Constantine, nyuma biza gushimangirwa na Papa Tiberius. Hari bamwe bavuga ko impamvu yatumye uyu munsi mukuru wa Noheli wizihizwa ku wa 25 Ukuboza wari ukugira ngo uhuzwe n'umunsi wafatwaga nk'umunsi wa gipagani mu rwego rwo gushishikariza abantu guhinduka maze bakaba abakristo. Ese uyu munsi mukuru wa Noheli wizihizwa gute hirya no hino ku isi? Hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye uyu munsi ufatwa nk'umunsi w'ikiruhuko, ariko hari bimwe mu bihugu bidafata uyu munsi nk'umunsi w'ikiruhuko. Ibyo bihugu harimo nka Afghanistan, Ubushinwa uvanyemo imijyi ya Hong Kong na Macau, Iran, Ubuyapani, Mongolia, Maroc, Pakistan, Vietnam n'ibindi. Urumva ko ibihugu byinshi nk'ibyo ngibyo biterwa biwizihiza. Bari impamvu wenda runaka zabo ntawamenya. Noheli ni umunsi wizihizwa n'abatari bake hirya no hino ku isi. Uyu munsi kandi wizihizwa bitandukanye bitewe n'umuco w'igihugu runaka, aho usanga uko wizihizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitandukanye n'uko bigenda mu Budage, Uburusiya cyangwa Ubuyapani. Urugero ni nko mu Budage, mu rwego rwo kwizihiza uyu munsi, abantu bahana impano mu ijoro ribanziriza Noheli, aho kuba ku munsi wa Noheli nyirizina. Uyu muco ukaba waraturutse kuri Martin Luther wavugaga ko Noheli igomba kuba umunsi wo wibukwaho ivuka rya Yezu cyangwa Yesu Kristo, aho kuba umunsi wo guhana impano. Mu Budage kandi niho havuye ibyo kuzana ibiti bya Noheli mu mazu y'abantu, aho ibi biti by'umutako byasanwaga mu ijoro ribanziriza Noheli maze bigategurwa imitako itandukanye rwihishwa n'umubyeyi w'umugore ku bw'abana be. Muri Polonye ifunguro ry'umunsi wa Noheli ritangwa mu ijoro ribanziriza Noheli. Nyuma y'umunsi wo kwiyiriza, buri muryango kandi utegura ifunguro rigizwe n'ibiribwa 12 bishushanya intumwa 12 za Yezu cyangwa Yesu Kristo. Mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane w'i Burayi harimo nka Norvège, impano za Noheli zitangwa mu ijoro ribanziriza Noheli. Mu gihugu cy'Ubuyapani, kubera umubare muke w'abakristo bahaba, ntabwo uyu munsi ufatwa nk'umunsi w'ikiruhuko muri iki gihugu. Mu Buyapani Noheli ifatwa nk'igihe cyo gusangiza abandi ibyishimo. Abantu bagahana impano ndetse bagakora n'ibirori. Mu Rwanda, mu rwego rwo kwitegura uyu munsi, cyane cyane abakristo bawizihiza bajya mu nsengero zitandukanye mu ijoro ribanziriza Noheli ndetse no ku munsi nyirizina. Hirya no hino kandi usanga abantu bajya mu masoko kugura ibicuruzwa bitandukanye, harimo nk'imyambaro mishya ndetse n'ibiribwa bitandukanye. Umva ko rero mu gihugu iwacu ni umunsi rwose twizihiza cyane bikomeye, ku buryo ubu ngubu ndatekereza ko ibintu bishyushye bimeze neza cyane ku bantu bafite agafaranga bari kugura ibintu bitandukanye. Kandi namwe mudafite amafaranga ntabwo byabuza kutawizihiza, kandi Imana ikagomeza ikabagirira neza.
So murakoze cyane rero, njye mwari muri kumwe muri iki kiganiro nabateguriraga, nitwa Hagenimana Adolphe, iyi mwakurikiraga ni Yambo Goodness TV. Ndabifuriza amahoro y'Imana n'imigisha yayo, kandi mugire umunsi mwiza. Bye.